ntabwo mvuga amagambo menshi nanjye kuko kuri uyu munsi twawuhariye gusingiza Imana tuyobowe na nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira, ari nawe mu kanya yita saba ko tugezaho ubutumwa badufitiye kuri uyu munsi. Nyamara ariko kubera igihe maranye ubu butumwa ngira ngo ni byiza ko bamenyesha impamvu nabishimiye nkabugiramo uburambe. Ngira ngo mubo turi kumwanga nyuma y'aho ngaho abandi nabo kuva muri 1999 ubu butumwa babugereka ku busanzwe nyine nari mfite muri kiliziya, barabumyongerera bati mukomeze uko wigeze no gukora. Ngagira ibyishimo, ndagira ngo rero mbabwire ko nshimira Imana cyane kuko ubu butumwa naboneyemo ingabire nyinshi udashobora gutekereza, kandi nanjye ubwanjye kugira ngo nshobore kubabwira ibyiza narondeye ahantu abandi batinya, ndavuga bamwe na bamwe simvuga bose, cyane cyane mu bihe binyuranye kandi bikomeye, kuko no muri 80 ntabwo byari byoroshye. Ubwo ni ukuvuga yuko rero ngenda muzi ingoma n'izindi. Icyo gihe ari ingoma ya Habyarimana, ubu ngubu ngaburangiza mu ngoma ya nyakubahwa Paul Kagame. Ntawamutagije ngo ambuze gusoza ubu butumwa, ahubwo nkagira ubufasha bikesha Imana. Imana ntiyavuga yuko rero yamagaze ikanyura ikama bamfasha, barimo abapadiri n'abihaye Imana n'imiryango inyuranye, kuko ntabwo ari abangaba Esere de la Charite gusa turi kumwe muri iki gihe, bari bazabana inyuma muzi bakomeye. Hari ababikira Petite Sœur de Jésus twakoranye, bari bari mu gakinjiro hafi yabo gapeseka. Ndagira ngo rero icyo gikorwa Imana yafashije mu butumwa bwayo mu gusoza muri kiliziya, ndayishimira cyane. Ndashimira kiliziya ndashimira
yangiriye icyo cyizere ikagira iti buriya butumwa bujyemo, kandi Imana ikampa umutima wo kuvuga ngo ndabwemeye n'umutima wanjye wose, kuko atari ngiye uzabusohoza, ubumviye niwe bazana umuvuzi azabyikorera. Nyakubahwa rero Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa niwe wabumpaye ngo mukomeze, Karidinali Ntore Kambanda akurikiyeho ati komeza ndabukomeza. None uyu munsi wa none ndagira ngo mushimire ibyo yatumye, akaba yatweretse ugiye kuzabukomeza Padiri Viateur mwamubonye. Kuvuga rero ko Karidinali narabimusabye, naramubwiye ndabongeza aha ngaha ntabwo amatwi yanjye acyumva neza, amaso yanjye ntakireba neza, ururimi rwanjye ntabwo gisobanura amagambo, singifite ubushobozi bwo gukurikirana ubutumwa nakunze nashimye bwanyigishije byinshi, reka n'abandi basogongere kuri izo ngabire. Noneho rero Karidinali none yarasubije, asubiza neza. Padiri Viateur, ubu ngubu ntabwo witegereje ukabona ko aha hantu ari ahantu hazima, ukiri rwose cyo tubona ubu rwose ntabwo ushobora kuzagira uti ntafunikiye amazi. Oya rwose abamaze kuvuga mu izina ry'uyu muryango ureba imbere yawe, bakavuga uko uteye n'uko ukora, byakwijeje ko ufite abantu bazagufasha muri ubu butumwa. Karidinali rero uwo yatumye ndamushimiye kandi amugezeho, nanjye ko mushimiye kandi ko gusoza atari uyu munsi, nzabanza nkamenyereza uwampaye, noneho ijwi ryavuga uyu munsi muzongera kuryumva, muzumvugire. Ndashimira rero ubuyobozi bw'iki gihugu, ubuyobozi bukuru bw'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, rwose bambaniye neza. Abayobozi b'amagororero, ndavuga amagororero kuko ari muri Reseka, ari na Gasabo, ari n'aha n'ahandi nka za Nyanza, nka za Huye, za Rubavu, nagiye ngerayo nkurikiranye ababaga bamaze kubimurirwa, bagiraga bati uzaze kudusura, ajyayo. Iyo gahunda ndayigira buri mwaka. Ndashimira rero uru rwego rukuru rw'igihugu rushinzwe igorora, rwose rwafashije, noneho n'abayobozi b'amagororero twagiye dukorana, navuga umunsi kandi uko bagiye basimburana. Ngashimira rero imiryango y'abihayimana kuva kuri iyo buryo ya kera kugeza kuba turi kumwe, muzi mukunda muhorana, abangaba abari mu rukundo amutagatifu Mwiseri. Ngashimira abapadiri bose batiganda uwo ngozeho, ngwino tujyane ataho hantu uhora.
ni heza kuko tubona nawe ubwe wishimye ukaba wishimye nta cyatubuza natwe kujyayo maze rero abantu bose bafashije muri ubu butumwa bakwiyoroza muti aho ntiwarangiza udashimye abagororwa ubwabo ndabashima cyane ubu butumwa ari komite nyobozi ya santara mutagatifu y'umwana Yezu ari iziya nzego zose zubatse neza ari korali nk'iyi ubu ngubu mwakubwiye korali ukuntu iba yaririmbye ugataha utavuga uti ese harya ninde wundi ari kubasimbura uyu munsi ni uwanyu abandi rero sinshaka kugana ijambo nari mumpaye kandi mwari mwanjyanye n'ubundi akanya gatoya ahubwo ndagira ngo ijambo nyamukuru riharirwe nyirarugo musenyeri Yohani Bosco Ntagungira wadusuye ku bw'Imana ndagira ngo abeho ndabiriza n'Imana ubwayo yabyikoreye ntabwo ari twebwe mwebwe ni mubizi umva musenyeri Yohani Bosco Ntagungira sinzi ko ari i Butare ngo aze aha ngaha uko mububona Imana niyo itarateganyije ahubwo ko agira ibintu bimuzana muri Kigali ako ari muri Kigali umunsi wa none aha ari kubw'Imana nawe yagiye kubonabona ibintu bimuza hari i Kigali aravuga ati no ubwo noneho mbonye akanya ko kujya kuramutsa inshuti zanjye reka ngiye kubiyereka mbibwire fatanye nabo gushimira Imana ingabire Nyagasani yangiriye kandi ntasobogeze kuri uwo mugisha Yesu Kristo akwiye